buhinzi, guhanahana amakuru mu buhinzi, iteganyagihe, noneho ya application ihura n'ibyuma bizaba biri kuri kwiriba. Nuvuga ngo ni commande, ni uburyo busanzwe bukoreshwa no mu mahanga, nta gishya gikomeye cyane. Icyambere nuko bije gukorerwa mu Rwanda. Noneho telefone ni nkuko ushobora guhamagara umuntu mureba nyirizina cyangwa mu buryo bwa smartphone. Numva rero ni commande izabaho mu buryo bwa telecommande, telefone igahura na pompe zacu. Ese uzakorera mu bihe bice uvuze mu ntara? Nzakorera mu turere 7 mu mirenge, siko yose tuzayikoreramo. Mu buryo bwa mbere ubu dutangiriye Rwamagana mu murenge wa Karenge, ariko hari Ngoma, hari imirenge igera muri 5 muri Ngoma, hariyo Jarama, hariyo Kazo, hariyo Gashanda, hari Murama na Remera na Mutenderi. Tuzakorera muri Kayonza, dufite imirenge 2. Ubwo ni mu turere twose tw'intara y'Iburasirazuba, ariko siko imirenge yose tujya tuzayikoreramo. Ubwo murateganya nibura ko muzuhira nko ku butaka bungana gute? Ubu tutangire kuri hegitari 400 ziziyongera. Imana idufashije dushaka kugera kuri hegitari wenda 50,000 dufashije. Ese kugira ngo umuturage abone ubwo buryo bizasaba iki? Bizagenda gute? Umuturage cyambere n'ubushake. Cyambere n'ubushake nuko afite ubutaka bwo guhingamo. Icya kabiri yemera kuhira. Ubundi agura smartphone. Nicyo kintu gikomeye cyane. Kugura smartphone kubatanye na marafone. Ikindi nuko ajya muri programu yo bita ikigega cyaba gihura n'ibihumbi 100 bari mu itsinda. Numva rero nta kindi gikomeye cyane n'ibyo ngibyo. Ubundi twaha amatiyo rusange manini, none bagafatira kuri amatiyo yabo matoya anyera, kuko umuntu uzafatira ahantu hanini ni kuri metero 100. Ibi bije gukemura ikihe kibazo? Ubundi wowe wabikuyeho uburyo bw'ikoranabuhanga? Mbere na mbere nabyize mu Buhinde no mu Bushinwa. Nize mu Buhinde niga no mu Bushinwa kugira mbashe kugira ubumenyi buhagije. Hanyuma rero bije gukemura ikibazo dufite cy'ibyo kurya bikeya. Mu by'ukuri dufite ikibazo cy'ibyo kurya bikeya mu ntara y'Iburasirazuba. Mu ntara y'Iburasirazuba hari ikibazo cy'amapfa, hari ikibazo cy'izuba riza haseze ishize. Ndizera ko yanyuze ahantu hose abantu bahuye n'ingorane, hatera amapfa. Noneho ibyo kurya imyaka ntiyabasha kwera nk'uko bikwiye, bije kongera umusaruro w'ubuhinzi. Tukaba rero tunasaba ko ubuyobozi bubyinjiremo, ubuyobozi budufashe kuko ni uburyo bw'ikoranabuhanga bushyashya buje. Rimwe na rimwe bamwe batereka ibintu ntibishoboka. Rero ngewe nk'uko mugeze hari musanze amazi arimo arazamuka. Icyo nicyo cyambere. Cya kabiri rero ni ukukwirakwiza amazi mu murima. Ubuyobozi bugerageza budufashe, bukore mobilisation. Nta gikomeye kirimo, turi gukorana n'amasako, tugiye gukorana na KCB, tugiye gukorana na BK. Amabanki yiyemeje kugira gute kudufasha muri iki gikorwa. Ndashaka kugira ngo nkubaze iki gikorwa muzagitangiza ryari? Guhita abaturage batangira kuhira. Tutangiye gucukura amariba, tugiye gutangira kuri hegitari 400. Ndumva mu gihe cy'ukwezi kumwe biraba bitangiye. Ubukiturushya ni hari aho tugera tugasanga umuturage aho ducukura umurima akifuza, ugasanga muri ahantu hatoya arifuza miliyoni zigera muri 5. Rimwe na rimwe akumva wenda ko atari igikorwa kizamugirira akamaro. Icyo nizo mbogamizi tugenda duhuramo, aho amatiyo azanyura. Ikindi ubuyobozi rimwe na rimwe kudufasha, ni ibyo ngibyo, nizo mbogamizi tugenda duhura. Naho ubundi baramutse badufashije mu gihe cy'ukwezi kumwe twadutangiye akazi kacu, kuko ibikoresho turabifite, amamashini arahari. Numva nta kindi kibazo. Murakoze cyane. Murakoze. Courage.